Abantu benshi aha ngaha mu Rwanda ubuyobozi nk'uko tubizi bwari bwaraciye inzoga z'ibyuma, abantu benshi baramaze no kwiyakira gusa bategereje ijambo rya perezida kugira ngo bumve na perezida icyo abivugaho, nimba koko izo nzoga z'ibyuma zirakomeza kuba zafungwa, inganda zibikora zigakomeza kuba zahagarikwa, cyangwa se perezida akaza kuba yatanga uburenganzira izo nganda zigakomeza kuba zakora nk'uko zakoraga bwa mbere. Uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa munani uno mwaka turimo 2026, perezida mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri convention yaje kuba yabishyiraho umucyo. Uyu munsi naguteguriye tumwe mu tuvideo twagaragaje amagambo ari kuvuga agaruka ku byuma kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa. Tugiye kuba twasobanukirwa ese perezida yatangaje iki. We kisabwa nta kindi, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe gatano ku kandi unakore like. Ino channel bayita Mesi Empire Talks, itambuka amakuru ndetse n'ibyegeranyo. Uze kudusura urebe ibiganiro byacu. Gihe banyita Mesi, tugiye gusobanukirwa muri ino video iterengeje iminota 4 turi kumwe. Bahaye ikaze. Byica abantu, byisha abantu ndetse batagira umubare. Ni umukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira. Ntabwo ruvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibiri gukore n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari ubwoko, hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru. Hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona.